twavuganye ariko n'ikinana baryamye twavuganye nuko nakoraga intro twavuganye arabizi ko tuje kumureba nta kibazo kira cyara cyama isume mune ibyo nibyo dushaka ntari bro kamalo banje na kamera yanjye bibeze bitumusa oya dusuze bitese oya tubwiye bite okay ciringa ntari wibigira intambara ko mwaje mutabwiye umunuzi oya arabizi ariko twe turi ijisho rya rubanda tugomba kubagenderera tukabasona abangaba nyene weekend ishize nako abantu bari hano weekend ishize se nabangaba nabashibanye oya ciringa cyakoze abastari mama bayeho neza koko shatu baho neza sha mwana nuko iyo abastari batororwa agasida ya gang irimwe abantu bafite imikaka urayizi imikaka ndayibona reba nyine abantu b'ibimvubu kabisa bya bivubu bya bisimba by'ishyamba bya bisamagwe urumva nibyo bije kurya zirahene mbaza ngo ihene nizihe nicyo cyanjye kukubaza dushobora kuza nko muri genge ya rock urumva tugahita tubafata bose tukabapfuka umunwa ubwo genge ya rock harimo nde nande harimo Kadafe harimo Rocky harimo Papa Cyangwe harimo Mikrogene harimo na Savimbi na Arafatika boy ngiyewe na genge yanjye irimo Muratatu na Sky2 urumva Kamaro nyiro munumwa urumva hakaba harimo n'umuntu witwa MC because ngiye kubazana umuntu niga witwa Jiros wa kera umwana w'imihanda noneho muri no genge mumubone yagarutse kuri street noneho yagarutse muri industry Jiros ngiye kumuzana muri no genge nawe tugiye kuza tubashiraho sparadera ngo nazanye ibisamagwe byanjye bije kurya ihene urumva cyangwa se bize gupfuka abantu nkabafata ku munato nabafata ku mavuta bose urumva bikabacecekesha naba DJ Bunono niba ari Briano niba ari indi asanga ari umugore n'umugabo ntiwamenya ariko ko DJ Briano adakunda abagabo aya arakuntu nyine abantu baba barahuye n'abagabo benshi bakabahaga bamara kubahaga bakikundanira n'abakobwa bagenzi babo warabibona yaranyihaye ariko SHADDYBOO yaranyihaye ngo nuko navuze Omare niba ajya muri Nigeria rugahana inkoyoyo na Omare ngiye ibyo yaza kubimbwira akambuza kwivugira se SHADDYBOO none se yajyaga kuvuga ngo abanyakuzimu ngo yaravuze reka mbikwereke SHADDYBOO ariko buri ibintu aba yankoreye ntago yarambabaje buri SHADDYBOO wamubwira ntacyo namubwira uretse ko mbuze amagambo namubwira uretse kumubwira ngo fuck you. Oh yes. Reka nongere ngusuhuze mukunzi wa Kigali 250 cyangwa Kigali 250 wabivuga mu buryo bwose wumva ushaka. Amazina yanjye ni New Mix narakwiye nguzajya kugira ngo hajye hatandukanye. Nkuzanire inkuru yose yitwa ngira trending ahantu hose nkuzanira abastari bacu bo mu Rwanda bose mbakugezeho kuri Kigali 250. Nkongera nkakubwira ngo niba utarakora subscribe mbabarira ukanda aho hantu handitse umutuku nangize urabona kazogera ko hejuru gafungure neza nurangiza inkuru zacu igihe twaporodinze zigeze kugeraho 5 kuri 5. Wavuga ngo ahantu mpagaze ni hehe? Ahantu mpagaze ni kwirebera ariko ni kwirebero hari umutipe bita Kamaro cyangwa ndaya mbaya niko abenshi bamwita atuye muri bino bice tugeze iwiwe tugeze kuri portaye turavuze duti wakwinjira ubundi tukajyayo tukajya kureba ubuzima bw'abastari bacu buryo babwifashe ko bameze bari mu rugo twamuhamagaye kare atubwira ko aba hari ariko ntiyarazi isaha turi buzire ariko isaha ni ngiyi icyo nagusaba cyo kadukomeze tugende wowe ukomeze gusa ukurikirane Kigali 250 ubundi ibindi byose urabyibonera uko biri buze kugenda. Ushaka kwibaza se iyo bari mu rugo babatetse ese babasuwe ese baba bari gukora iki se baba bari gusoma ibitabo ibyo nibyo tuba dushaka kubereka kugira ngo tubashe kumenya ubuzima baba babayemo. Akenshi duhurira mu muhanda bagenda akenshi duhurira mu birori ariko ubuzima bwa indani mu rugo ntabwo
ntituba tuzi uko waba umeze. Niyo mpamvu rero naje kugira ngo ubwo buzima ngiye mubereka. Uyu mugabo duhuye nawe acomotsi we bamwita Arafatika boy, ni director w'amafilimi. Arafat, how is he man? Cool? Bitese tuje gusura umuvandimwe Kamaro. Arimo se? Arimo. Mana arimo ariko siko mbona muje mufata mayi murananongwe. Wagira ngo nkunda kamera. Turi ijisho rya rubanda tuba tugomba kubasura aho muri kugira ngo tubashe kubona ubuzima mubayemo. Bimeze bitese? Oya bimubara. Bimeze bitese? Shani fresh man. Bimeze bitese man? Ni sawa? Right man renze. Arese bit. Ni sawa man. Nuse muje mu biki bro? Amatara na kamera ni ibintu bigendana. Ejo uzambona ndi ku matara, mbona ndi kuri mikoro. Mezi se nari n'umuterankunga mu kintu cyacu. Ndabona ufite envelope anga. Nibyo binzanye ngo ndimo ndirukanka. Aguse iyo nayiguhera. Ntago wamaye mu gitondo niho namfata man. Ntago nagufasha nari gutegura ikigo. Hano naje kureba Kamaro muzana invitation we n'umutipe wabana bita American boy. Suzi ko ejo se batazahatwika muri ya movie ya Superstar. Rero se no tu invitation nari mbazaniye undi mu ndirukange hano yenshi ndi gushyira n'abanyamakuru benshi ariko nawe nari naguhamagara wamfata. Reka rero nkwereke ndaguhamagara mu kanya kari buze buyifashe mbanze ndebe umusaza ko arimo hano arimo mana ariko nize kutajya kumurahuriza. Oya ntago murahuriza. Twavuganye ariko n'ikinana baryamye. Twavuganye nuko nakoraga intro twavuganye arabizi ko tuje kumureba nta cyana cyama isume mone. Ibyo nibyo dushaka, ibyo nicyo dushaka. Nari bro turi kumwe. Ndaza kuba ndeba. Ntacyo bitwaye. Hani kwa Kamaro mu rugo rero. Turahageze. Arimora. Kamaro. Yo wasana. Bimeze bite? Ni karibu se? Ni new mix nkuko bisanzwe. Kamalo. Banje na kamera yanjye bimeze bite musaza? Oya dusuze bite se? Oya tubwiye bite? Okay, ciringa narebe wibigira intambara. Ko mwaje mutabwiye umuntu se? Oya arabizi ariko twe turi ijisho rya rubanda tuba tugomba kubagenderera tukabasura. Abangaba nyene weekend ishize nako abantu bari hano weekend ishize se nabangaba nabashi banje oya ciringa sera kumamunero barameze neza mbaba. Uri kumwe n'umuvandimwe ahangaha papa mukuru Tyson tagire mu fupi we yabaga hehe uzi ko aco nk'imyaka boy from Tandale man. Taji American boy, homie, what's up, man? What's up, man? We're trying to put it down on this crib, man. Today, me and this nigga right here. So, I mean, it's going down tonight. Mighty, very nice, man. All right. Agire aco nk'imyaka ngira ngo nk'itanu. Ntamubona. Waje mu Rwanda ryari? Nasubiye muri America, and then I just got back like a week ago. So welcome home, man. Thank you, I appreciate that. Reka dukomeze tuganire n'icyamamare cyacu Kamaro bitese. Ndakubona. Nari bimusirikare. Papa mix. Cyakoze abasitari mama bayeho neza koko. Tubaho neza sha mwana nuko iyo abasitari batorwarwaga sida. Urumva? Uragira uti abasitari batarwaraga sida. Abasitari batarwara sida badasonza urumva batagira icyaka. Twaba tubayeho neza. Ariko ibyo bintu bitatu biragapfa nabi biragatsindwa. Ariko icyiza buri cyo kurya kibajya uru rugo surabona rwaba rurimo inda. Oya uru rugo ntanza rigira ugeramo. Uru rugo ntago ari urugo rw'abatindi urumva? Ntago ari urugo rw'aba bantu bagenda babwanuka bavuga ubuntu hirya no hino. Sheri waje hano ariko ubwo ngo uri kwihisha iki? Hari kosa wakoze? Ngwino uganiriza ba new mix dore babaje kutureba batuguye gitumo. Nawe uraho ngaho usubwo we waye tugenda bashyitsi baje. Ngwino bebe. Ura mwana bamwita nde? Bamwita KEZA kandi ni mwiza. None ze Sumeri yambaye kukuyemo ibyo ari wambaye. Oya nyine urumva umusanze mu rugo. Sanze mu rugo urumva kamemu ntago umuntu wamusanga yicaye. Ngo nyine urumva niba arakayisuye makenyeye wenda abamenyereye gukenyera isuye turi kumwe nge nawe ntago ari nkanga abandi bantu bagomba kwiyubaha nyine nk'umwami w'Umunyarwandakazi. Oya umbabarire kuba wenda ninjiye gutya
ariko tuba tugomba kubyereka abanyarwanda uburyo muba mubayeho. Umugore wo kuri gate ndabizi, uriya mugore wo kuri gate buriya niwe babwiye ati Kamaro arimo kuko muhise muza mbonye hafunguye maravuga ati aratubwiye ngo cyangwa yishashaye. Ubwo yabonye ndi kumwe n'umukobwa aravuga ati cyamamare noneho uriya cyane arongoye. Ubundi ni ubwa mbere umukobwa yinjiye hano muri iyi nzu, ni ubwa mbere kuva navuka umukobwa mpunye n'umukobwa akinjira mu nzu iwanjye. Ubundi duhurira mu kabari tugahurira mu maresitora bagataha nanjye ngataha iwanjye. Si ubwa mbere umukobwa yinjiye iwanjye? Ni bwa mbere. Si wowe? Nibwo. Urabyemeye? Ndabyemeye. Si afite kamera se? Ushingiye kuki se ubyemeye ko ari ubwa mbere ari we winjiyemo hano bwa mbere? Afite kamera iri muri telefone ye na hano. Numbaze ngo namuvumbuye utaza kumbaza ngo ni muri gishwati kuko ntago ari inyamaswa, sibyo? Uyu ni umukobwa niboneye Imana iramumanura yamanutse nk'amanu. Twahuriye ejo bundi tugiye mu rugendo twagiye muri tuba mu kwezi. Yego. Urumva? Tugiye twakoze tuba mu kwezi mpura nawe. Bihita bihana inkoyo we. Ejo bundi nzatera n'umuvi ngewe nushaka uzana ko bakumere nk'uwihene yuri urugo. Oya. Koko nzatera umuvi nyine. Ururimi ko rutava mu kanwa. Ndimo ndavuga. Nararushye. Urarushye Cyane. Imirimo ze yari yihe? Nari ndimo gutegura ibintu mu cyumba. Ese wategura cyatugusanze cyane muri sale cyangwa ari wabiteguye mbere, mwari mwabiteguye mbere yuko ubundi mugore yari mu rugo ntabwo abura imirimo. So shana se mwana mix ubwo yibajishwa ibyo bintu bya nyararureshwa ntubizi ko umugore aba mu kazi mu rugo ariko ba wateguye ko. Yego. Uyu ni umugore wanjye imubaza ibintu byinshi ahubwo baza ngewe. Kamaro ko cyana cyaravuna. Oya. Nabyo se none se kibizo si ibintu bisanzwe. None se ubonye hari ibintu bya danje nkoze. Ariko abasitari ko murya neza. Turya neza nyine nese waroze ko nyine nahorera umuvange mwana. Bagomba gucishamo nkarya n'intongo. Cyangwa uyu mwana mukinana muri filime sha. Uyu mwana turi gukorana muri projet ya movie yanjye ndi gutegura nshyashya. Izabiri nk'abasitari benshi batandukanye, irimo abantu bita ibisamagwe. Ibisamagwe byaje kurya ihene mu mujyi. Harimo ba MC because harimo ba Sky 2, harimo Kamaro, harimo umuntu witwa Mula Tattoo, urumva superstar wa mbere mu gutera tattoo mu Rwanda, n'abandi bantu benshi batandukanye. Uyu mwana rero ni umu actress nawe uzaburimo, uzagaragara muri iyo movie yitwa Ibisamagwe byaje kurya ihene mu mujyi series. Niba muje kurya abantu mu mujyi ubwo ngubwo biraherera he? Ko mvuze ihene mvuze abantu. Mvuze ngo ni ibisamagwe byaje kurya. Muje kurya ihene. Urumva mugiye gutumara ihene biragenda bite? Ihene zose nta nimwe uzongera guhebeba. Izi ni ibisamagwe byaturutse kuki? Igisamagwe ni inspiration yanjye ariko iturutse mu kubaho hari icyo bita gang nyine urayizi cyangwa se gango. Ni gang ni ibintu bibaho mu bihugu byateye imbere usanga buriya nka rock afite gang ye n'urugero, ariko mu Rwanda ntabwo tujye tugira amagenge yacu. Ubundi hano mu Rwanda ugomba kuba ufite gang yawe barizwamo, ufite abantu bawe mugendana, ufite abantu bawe musangira, ufite abantu bawe muhuje akazi bari professional mu kazi, urumva mbese ukaba ufite gang yawe nyine ku buryo gang imwe n'indi bishobora guhana akapela, urumva abantu bakishyura amafaranga, entertainment y'aho hantu muri ikazamuka. Ni ukuvuga ngo rero muri gang yanjye impamvu nayise ibisamagwe naje kureba genge ziri hano mu Rwanda ni genge ziri slowly, ntago zifite umuvuduko kandi turi muri cycle vitesse, sibyo? Ngewe none navuze ngo reka mbazanira genge noneho ya genge irimo abantu bafite imikaka urayizi? Imikaka ndayibona. Reba nyine abantu b'ibimvubu kabisa, bya bivubu bya bisimba by'ishyamba bya bisamagwe, urumva nibyo bije kurya zira hene. Mbaza ngo hene nizihe? Nicyo cyanangiye kukubaza. Dushobora kuza nko muri genge ya rock, urumva tugahita tubafata bose tukabapfuka umunwa. Ubwo genge ya rock harimo nde nande? Harimo Kadafe, harimo Rocky, harimo Papa Cyangwe, harimo Mikrogene, harimo na Savimbi na Arafatika Boy. Ngewe na genge yanjye irimo muri Tattoo na Sky 2, urumva Kamaro nyir'umunwa, urumva hakaba harimo n'umuntu witwa MC because ngiye kubazana umuntu niga witwa Jiros wa kera, umwana w'imihanda noneho muri no genge mumubone yagarutse kuri street, noneho yagarutse muri industry. Jiros ngiye kumuzana muri no genge nawe tugiye kuza tubashyiraho sparadero ngo
mu bacecekesha ako kanya icyo bita ngo ka freedom ko nzi ko bari abagabo nabo batoroshye ntago boroshye nyine ntago boroshye urumva nabafata ku munato na Savimbi nzi wibereye hariya Savimbi arusha Safari umunwa njyewe ndi mwene Safari Theophile na nyina rwango Cecilia nta kintu wazumbwira ngo umbwira ngo basavimbi abo ngabo Savimbi ni mwende budesiana se none suguza umugabo witwa Skaito mwene Salomo uramuzi neza cyangwa ntago muzi mwene Salomo urumva na Mukandamage Virginia uramuzi Skaito arahiye ko izi bintu tugiye kubakorera twebwe ntago tuje guhangana nabo mu gipfunsi nta nubwo duhanganye nabo twebwe tuje kuganira nabo urumva tukajya twihanira akapera urumva tukentertaininga undi ntawugaburira undi urumva ariko abantu benshi barayagaye baravuga ngo umunwa ngo wa Rocky ngo umunwa wa timu ya Rocky uzi umunwa mfite uzi umunwa mpagaze uzi ibisamagwe umunwa bifite uragira uti njye nabateguriye naje njyewe nazanye ibisamagwe byanjye bije kurya ihene urumva cyangwa se bize gupfuka abantu nkabafata ku munato nabafata ku mavuta bose urumva bikabacecekesha naba DJ Bunono niba ari Briono niba ari indi nabonye yanagiye Briane yagiye murajya hesha yagiye pe ese yagiye mu biki sinzi ahantu yagiye ariko yagiye ni ibintu n'akazi yagiyemo azamara nk'iminsi nk'ibiri oya oya ntabwo wabinkwera ibyo bintu ntabwo wambwira ukuntu umuntu yafata ngo yagiye ahantu ngo amara iminsi ibiri ajyana ivarizi ajyana imbabura ajyana gaze umva narebye amavarisi Briane umva ntabwo arebye biriya bikapu ni ukuri ko Imana afite ibikapu kimwe kingana n'iyisaro urumva amavarizi 3 yose yuzuye imyenda njyewe iyo ngiye muri Nigeria cyangwa se nkajya nko muri za Dimonton cyangwa se nkajya za Kenya urumva ngiye nko kumara iminsi 2 cyangwa icyumweru nifatira utuboxa twanjye rangiza nkifatira amasogisi ngafata brush urumva ngafata amavuta yo kwisiga ngafata agakapu kanye nkagaheka kajyamo nk'imyenda nk'itatu harimo training yo kuzakorana de sport wenda muri gym sibyo nakandi gapantaro ko kuzahindura ngaruka ariko Briane ukuntu yagiye ntabwo azagaruka ntago DJ Briane azagaruka mbabare urebe umva kankwereke reka kamara nyereke yajyanye n'imbabura man nukuri Imana yera bikapo ntabwo amwako azagaruka ariko surabyemera ko ajya Nigeria ntabwo DJ Briane ntabwo azagaruka ariko urabyemera ko ajya Nigeria na DJ Briane sajya Nigeria gukora iki kandi wumva ngo azahura na Davido agahura na Diamond oya tujye murebe nawe ntabwo iminsi 2 agenda umeze gutya iriya varizi yo hasi ishobora kujyamo nka gariderobe 2 z'imyenda iriya ya kabiri yajyamo igice cya gariderobe iyo hejuru yajya mu iduka ryo kwa Starboy uwambwira ngo umuntu azagaruka hariya hasi natekereje ko harimo gaze ahakurikira ntekereza ko harimo imyenda ahandi harimo ibisorori hejuru ntabwo wambwira ngo umuntu azagaruka kuri wowe ari nawe bebe reba nawe uyu muntu wambwira ngo azamara iminsi 2 ntabwo azagaruka ntabwo azagaruka rwose ni ukuri ko Imana sura azagaruka mwana isuka ibintu ntabwo ikintu cyo mbona cyo umwenda wose arawupakura urabiza abakobwa bakunda kwambara oya no tujye tuvugisha ukuri ntabwo iminsi 2 wagaruka acyakora azamara nk'imyaka 10 wenda hari na puberi hari natwaye na puberi ntabwo nayibonye puberi atwaye puberi atwara umusalo ni umusiramu se kuma n'umusalo nibwo niyo yajugunyagamo imyanda yagabanyije ibintu buriya yagiye muri checking baramubwira ati gira ibintu ukora mwari binga kuko urumva atwaye ibintu byinshi barebyemo ibishaje baramubwira ati ntabwo byajya muri Rwanda bino bivanemo bishyire muri puberi niyo mpamvu yese yagera puberi iki gikapu urabona ko hano cyahoroswe urumva hari ibyo yavanyemo abishyiramo harimo n'ibya King Pazo King Pazo se no wowe asoni King Pazo bagendana nk'iyi asanga ari umugore n'umugabo ntiwamenya ariko ko DJ Briane adakunda abagabo gute se adakunda abagabo kandi ari umukobwa cyangwa ari umugore arakuntu nyine abantu baba barahuye n'abagabo benshi bakabahaga bamara kubahaga bakikundanira n'abakobwa bagenzi babo bikabasha kuraninga oya bakajya bajya muri bridal shower z'abagenzi babo bakituriza urumva nta kindi kintu bakoze shiri wawe yasetse yapfu aze iri kumwe na Kamaro ndaba bimeze bite banishimye cyane aba yagagaye ni nk'ibiki ngira nk'ibintu 3 bigushimisha kuri Kamaro
inseko ye intuze ye inki imyifatire ye imyifatire yanjye isengere yanjye iy'imbere yanjye n'igihagararo cye n'igihagararo cyanjye mfite umusutamo ushobora kubimufashamo kugira ngo uyu mutipe aba ameze gutya dore si cyo yanzaniye nsutamye nka deroke use wazumbaza iki ejo bundi umugabo wawe Shaddybo baramwihaye warabibonye yaranyihaye ariko Shaddybo yaranyihaye ngo nuko navuze Omare niba ajya muri Nigeria rugahana inkoyoyo na Omare ngiye ibyo yaza kubimbwira akambuza kwivugira se Shaddybo none se yajyaga kuvuga ngo abanyakuzimu ngo yaravuze reka mbikwereke Shaddybo ariko buri ibintu aba yankoreye ntago yarambabaje buri Shaddybo wamubwira ntacyo namubwira uretse ko mbuze amagambo namubwira uretse kumubwira ngo fuck you. yakobarije umugabo aramututse nyine none se gute mubabariza umugabo ngewe reba ibintu Shaddybo yankoreye ngiye nabonye ama screenshot dore yaranditse kuri laboro yanjye nakoze na Sky turandika ngo reba ngo umuntu uri gushinja Omare ngo urumogi ngo ariko ngo abantu bikuzimu ngo turatwika we ngewe niba gikuzimu ngewe njyana nawe ikuzimu ngewe yaravuze ngo abantu bikuzimu ngo turatwika ngewe niba gikuzimu nge najyanye nawe ikuzimu nese ubundi yashingiye ku kiwenda avuga nk'iri jambo sinzi ahantu yabivugiye nyine ubwo baramubwiye muri eliminati baravuze ngo nari muri eliminati ngo y'abakobwa bati sharika yakana ko mubabarire Shaddy uwakunshyikiriza nkabana ngufashe wamuha nabana nkaguha igitwe namara kuguhonda igitwe urumva akujyana hariya hirya tukanywa byeri waravuze ngo wamuha ibaze usanze ari kumuha ni ingumi ni ya ngumi ntari ikindi ibindi se byo usanze ari kubimuha byagenda narabyumva nyine twagigira Shaddybo ntabwo yagushobora nawe ndabizi urisatura umugore wanjye ni igisamagwe ntabwo waza umuzana ibyo bintu by'ubujangweri ntabwo wabizana nawe ari muri genge ari muri genge nyine nese ubwo umugabo reka nkubaze iyo umugabo ari umwami umugore aba ari iki none se ubwo umugabo niba ari igisamagwe gikuru umugore ni igiki igisamagwekazi ngo igisamagwekazi uyu nguyu uzajya zahene zose z'amanyagazi twe tuzarya birabisekurume bebe ntazagira akanyagazi na kamwe kaguca imbere kakuzanaho umuntu ugiye tushyiraho sparadara wahafungo hadanangire ruhana inkoyoyo ko yambaye Chanete koko kama niwe wikozemo kabwa ni umukire nta kintu na kimwe ndamugurira uyu mukobwa arishoboye ntuzamurebe gutya afite akazi arakora kabwa arishoboye nta kintu na kimwe anyakara nyikundiye zikari zahabu ni zahabu nyine none se wari uzi ko ari iki ntabwo ubona se ko yambaye Kamaro ni Kamaro ntabwo wabonye ko handitseho ke wabibonye ni Kamaro bisobanuye KEZA Kamaro byose iyi ngiyi ni inyuguti yacu twese mani duhuriyeho iyi ngiyi ni hashtag yacu mwana ya family man afite umubiri oya nyema numva nanagutogosa ngewe ariko burya ngomba numva ubu iyo Kamaro agiye muri show cyangwa iyo ahuye n'abandi bakobwa ntabwo gutera ikibazo ntabwo njye namusiga ariko tuba turi kumwe ntabwo ajya nsiga rero uzatubona turi guca kuri red carpet muri la show ya Makaca urumva yo guscreening iriya movie ya nuza ya Superstar tuzaba turi kumwe twambaye ibintu bisa abanyamakuru mwese muzabibone niba uyu munsi muri bwa uploading kino kiganiro abantu bari buze kubona link muraza kuza kubibona ejo ukuntu nzaba nambaye muri Superstar nzaba nambaye kimwe n'umugore wanjye mwateguye tuzaca kuri mwambaro redayikirino ase shaka mwana twiga batuzanira no mu rugo mwana ufite iki kibazo mbaza ibindi shiri mubwire ntashona se arashona niba utanashonera humurirwa ari no muri genge uyu mukobwa ari muri genge ikindi gisamagwe kazi nta kintu wazo ukibwira urumva umugabo wawe afashe genge ye ya Skyto agashyiramo emusinde bamwita MCB Koko MCB Koko nawe ukaba ngo igisamabwe kazi hakaba arimo n'abana 3 igisamabwe kazi uba ntapfumwe biguteye naryo bandi prodi yabyo ariko ni igisamagwe kazi by'umugabo byose uba ugomba kubyemera azarya amashashi urumva arya amasekuru n'ibyo yakuzanira byose nabyemera umva uzafata ubushashi bwose n'ubunyagazi bwose ubunyagazi bwose ugomba kubufata ukabujatira nanjye ubusekurume bwose nkabuhuriza mu ngahita mbukura amenyo
birangiye noneho utweretse umukunzi. ntabwo ibyo ndabisobanura neza, we tuza mbaze ntera ivi amavi yanjye abanza azaho ibikovu nk'iby'ihene abanza akoboke nk'iby'ihene yuriye urugo iri kurisha imihati cyangwa iri kurisha imiravumba. urumva surprise agufitiye, agomba kubanza ngakareka ngamava gakoboka ngakamera nk'igipfukamizo cy'ihene. Umva bro, njyewe nzatera ivi, umva nzishyira mu gihano kwa kundi ubugabo bupfukama nakabagabo bapfukama ngo bari guterera abakunzi babo ivi ntamare n'iminota 20 apfukamye. Nge nzamara icyumweru mfukamye, urumva bangaburira mfukamye, amavi yanjye ndashaka ko azahinamirana ngiye imbere y'umugore wanjye, urumva, kugira ngo iryo vi babashe kuriha n'agaciro. Gushyira ivi hano hasi amasegonda 30 kongera ugahaguruka, nge ntago nzamara amasegonda 30. Bazajya banzanira ibiryo bantamike, urumva, ngomeze mfukame kugira ngo nkumba agaciro gutera ivi, kuko abantu benshi basigaye batera ivi baca mu gitondo bakariterura. Baba bari gutwika sha mwana, baba bari gutwika, bari kudufatiraho swing mani, batuzamurira isukari. Mukatuzamurira isukari, mutuzanira kanuni zanyu, mujye mutwihorera, twebwe tuzakora ibintu twateguye. Mubone mwirirwa mutubwira. Ko arabaniga bavuga yuko guterera umukobwa ngivi biriya bintu ngo buriya ngo bibatari byiza, wowe bifata uti? Biriya bintu ni byiza. None se niba akatari byiza, ari Adamu na Eva ninde wasabye undi imbere? Ngo buriya ngo ubusuzuguritse mu muntu w'umugabo. Oya nta gusuzugurika, agapfukamira umukobwa. Icyubahiro cy'umugabo, icyubahiro umva se niyo mugeze mu rugo ngo hari igihe ukora amakosa akagupfukamisha ko n'ubundi warapfukamye. Icyubahiro cy'umugabo ntago gituruka muri rubanda bro, gituruka mu mitekerereze yiwe n'ukuntu yigize n'ukuntu yishoboye, sibyo? Ariko reka tujye gufata akazuba mwana. Ye n'ubana hano nakonje. Kamaro? Yo. Oui. Ufunzemo neza? Fo. Twateguye. Umwana ararushye. Iyi nguyu bamwita tetwa. Ni ukuvuga ngo abwira abantu ngo ni muceceke. Niko ababwira ngo tetwa. Kubera iki? Nabaye banabwira. Ubusamagwe kazi buri muri Kigali shawara turaje rero ibintu nagiye kubakorera. Burabuhene nako iki gisamagwe kazi cyane kigiye kubufata. Kwaroke ni iki hari bumire? Hari igisamagwe kazi nta kibamo hariya. Nta gisamagwe kazi kibamo. Bari ku ruhande. Aragira ngo ni mwifamu y'ibimasa gusa nta n'umukobwa bagira. Niba ari abagenge byaranyebeye. Niyo mpamvu rero bari bubamire. Mwitwa ngo muje kubamira. Twebwe se. Nta muntu ujya udukoraho mwana. KEZA Kamaro aragira ati ewa ni visindaritera ariko nzaritera nimara ngo kugira gute bivugwa yuko buranga uyu musore ngamajengo guhaga ngo umukobwa ngo kuntu kwa systeme wahita ngamwanga ndabizugo muzanye nose ubwiwe n'iki se ko oya cyaje ishoka ubwiwe n'iki ko yampazi kini home yanjye gaswe bibaho se bibaho ko amarana n'umuhungu mwana uyu n'umugore wanjye ntabwo namuhaze wahaga umugore mwana wahaga umugore isiko katahaze nyoko ntabyo nzi ubizu cyose azamubaza niba kimufite nabyo nzi. Aha Kamaro twiganire rero kuri industry ya movie bimeze biti? Sha industry ya movie nyine harahiye koko urumva ni bisamagwe nyine bisamagwe gang bizahurira muri movie hazaba harimo n'ibisamagwe kazi byinshi cyane bisamagwe kazi bizaba byaje kurya inyagazi hano zo muri Kigali nibisamagwe urumva bizaba byaje kurya amasekurume urumva nk'uko nako twatangiye kubarira na online turi kubashwanyaguza gisigaye ni pratique hahiye koko mu bisamagwe uzaba wagitingura nk'iki wowe igisamagwe kazi nyine azaba ari kurya amahene kazi ako se ntago bizi ko azaba ari kurya ako se nkawe umva bro ntago twe uri muravugira Kamaro uri muravugira umva se ntago tuzatondagira ibikuta uyu ni umwunganizi wanjye bro ni my assistant maniga numva ngomba kumuvugira ahantu numva ko atari direct aba urabiza baba bafite ibintu byinshi nko bari gutekereza ko agiye gushiririza urumva aratetse niki bebe ahubwo nyine rebe biriya bintu ukuntu bimeze urumva tambukire wayibo tambuka gitore haranira iryo kamba Kamaro wasama homie cyakora wakoze kunsura man ngiye reka ngwizukuri ngiye nitwa Kamaro ndi umusore ukundwa n'abantu cyane mfite igikundiro mfite amaraso akundwa meza mfite opris ndi opris urumva ngewe nshobora umva n'aba bakobwa bagiye bapanga ngo baze kunyanduza sida udafite opris urwaye sida ntago wanyanduza harabigeze babipanga ko bagomba kukwanduza sida ugapfa namaniga yanjye yagiye arya ibyana akabibwira ati nimugende na Kamaro ariko mumuhereze n'ubundi dore natwe muraturangije wakwepa gute
bakaza nkabakubita igitwe urumva nkajya kwa muganga ngasanga ndi muzima Prince wenyine niwe ushobora kundangiza wabaga wifitiye ikintu bita igipimo oya nge ariko se sha mwana wagiye umbabarira ko ubuzima buhenze ubuzima burahenze wa mugabo we shaje umbabarira aha Kamaro ndabizi yuko ufite experience muri iyi industry yo mu Rwanda yaba ari kuri movie Shaddyboo gikuzimu nyendabizi Shaddyboo agikuzimu ariko Shaddyboo gikuzimu afite ni afite inzikuzimu shaho Shaddyboo ngo yadanje oya marabivuga ayibanamo nande sinze niba yibanamo nande ariko ngo afite inzu yadanje kuzimu ni kadasteri cyangwa ni irageretse 5 Shaddyboo arenze ikuzimu nimwe mwese muzatura muri apartment ya Shaddyboo mujye mumwitwaraho neza akora Shaddyboo ntimwamuturanye kubera ko urumva yakwanditseho biriya bintu wasanga mutarahuriye nubwo nanjye wasanga mfiteyo kadestira cyangwa se wenda twaraguze parcelle yarakwibasiye koko yarakubabaje Kamaro yarambabaje mwana kuvanga abanyakuzimu ngo turatwika mwana wambara ukampera ubutumwa Shaddyboo kereka nsoya akaza ari wenyine nta wundi butumwa namuha ubwo gusoya ari wenyine byagenda bite nawe ubwo nyine arabyumva twahava tujya kwiyakira nuko umukorera icyo bita amabara namupaintinga nyine tusubize ko nize artist ukamushushanya koko namushushanya nyine ukamushyira hariya aho hantu ku buryo umutigitisha namukoresha akazi nkamurinda ubuzizi Kamaro nibyo nari nkubajijeho ejo bundi umusaza wamarabaje mu Rwanda itangazamakuru tuba turagiye umusaza aratubwira tumva we abandi basesengozi baravuga ati ibyo yakoze nibyo kubera ko ni umusitari ibyo bintu kuri wowe wabifashe gute cyangwa wabibonye uti ni umusitari se yatanze Banji kuba umusitari cyangwa yatanze Don Jazz yatanze Davido se yatanze se Tekino ko bara bose baje mu Rwanda bakahatwika bakanitwara neza tukajya ku maradiyo bakajya kuri station zitandukanye bagakora ama interview bakentertaininga abantu bakuza ama stade ariko se akenshi buriya wasanga kinyendaro naragikundaga ngo ni Omari gifite indirimbo nziza pe kabisa ngiye nkunda indirimbo za Omari urumva ariko ramuniga ntagaraba legend ku buryo cyangwa se ngabo umuntu wadanje ku buryo yaza ngiye ntago mbyumva ukuntu umuntu ashobora kujya ahantu man akaza kirya akigira ibintu abana bamuhaye ndabyo mwana razishuye arazanga mwana kandi ari umuco w'abanyarwanda wo kwakira abashyitsi kira kicucu man cyawo mari naracyanze urumva uziko ba Wizkid yari wabonye zira boro zabaye hariya kuri nuze hariya rugende ba Wizkid basunitse umuntu mani baramupushinga Wizkid ahagarika music kugira ngo abanze arebe umufana we ko yitwaye wo umuntu akuzaniye flowers urumva akozaniye flower urazanze man urazanze ngo Omare se ni Bomare se cyangwa ni Jesus ka reba abantu bafite amazina akomeye ku isi Omare se ni Tupac Shakur maniga urambwira kira kintu kije kuririmba kikarya amafaranga y'abanyarwanda 100 ngahe byose urumva cyangwa miliyoni zingahe kikagenda ngo kije kwiyemera ku bantu man ngewe ntago nkunda abanyamahanga urumva nkunda abanyarwanda niba abanyarwanda bababaye nanjye mba mbabaye cyane man sibyo nagomba kuza kutuzanaho kanuni za Omari muri Nigeria u Rwanda n'u Rwanda Nigeria ni Nigeria nta kintu muturusha urumva ibyo muturusha murabiturusha nako dufite ibyo tubarusha nago rero umunya Nigeria urumva agomba kuza hano kudusuzugura n'abanyarwanda bazadusuzuguza abanyamahanga bazamenye ko ari ibigoryi yego nago turi abanyarwanda bagukorwaho bro turi abanyarwanda bababaye turi abanyarwanda baharanira igihugu cyacu kugira ngo gitere imbere turi abanyarwanda batagomba gusuzugurwa n'abanyamahanga urumva nundi muntu ufite izo mentalite zose ubundi mujya kuzana bari abaginga hano ntago dufite abahanzi baririmba stade kuzura ntago bashoboye nta waza kubareba ngiyewe ntago ibyo bintu mbikunda man abanya-Nigeria bazadutumira ryari n'iryari bazatumira Platini bakamujyana agakora concert bakamuha $50 cyangwa $500 $150 urumva tugomba kubanza tugafata Platini tukamwimana urumva tukamwerekana nka diyama ya danje natwe dufite tugafata Juno Kizigenza tugafata Sky tugafata Papa cyangwa
tugafata abo bantu tukabanza tukabagumana tukabanza tukabakora urumva tukabafana tukerekana yuko turi abavandimwe babo nitabikora gutyo ntabwo bazabona agaciro kacu so kuzunzanira ngo za Omare zikaza kwiyemera zikaza kubyimba press conference nizigemo urumva nk'umuntu yabaye delegation nk'ubwo ngo buri mu bihe ntabwo birayo no bagira gutya Juno Kizigenza ngo banga ka perform barihemukiye bazamukenyera batakimubonye bazamukulaye Juno bazamukulaye sha uramupeta afite potential maniga ngiye mfite amaniga yanjye nkunda mani ngiye nkunda ba Juno Kizigenza nkunda ba Kenisol urumva na maniga yanjye mani mbona yuko atwika kandi akora ibintu bifatika mani sibyo ba papa cyangwe ba Skaitu urumva abo bantu ba Bushari ba Betray urumva Arine Sano Ariel Wise urumva abo bantu mani ngiyewe n'abantu bavuga nti bano bantu n'abacu urumva nabahish Kevin sibyo abo bantu ku cyubwabo mutafata izo miliyoni 50 ngo muzibahereze stade nago bayuzuza none se kujya kwemeza abanyarwanda no kujya kuzana Omare mu gihe mu Abanya-Nigeria bo badatekereza ko bazigera bafata n'umuhanzi wo mu Rwanda mani hano twebwe abana bacu bararirimba nabo bakeneye umufungo bakubaka amazu bakagura ibibanza za Nyamatana za hehe urumva bakubaka amazu bakarongora bakamera neza none se umufungo wose muri gukubita abanyamahanga baradusorera se bagiye gusohoka mu gihugu se bawujyana bakawugumana dusoza ikiganiro cyacu rero Kamaro nk'abantu bafite nka delegation yo gutegura ibitaramo mu Rwanda urumva nibo bagomba kudutegurira muri industry yacu bafata abapeti ba hano urumva cyangwa abahanzi ba hano babubake babashyiremo imbaraga batwike ku buryo n'umuntu muri Nigeria azavuga ati mu Rwanda hari umuntu boostinze kabisa sibyo ariko nimutabikora gutyo tuzahora tujye gukenyera bari abantu nyine badutwarira umufungo bagenda bakajya kuwurira iwabo banadusuzuguye iwacu man niga no mukabaro kenshi Kamaro rwose ababajwe n'abantu mutegura ibitaramo mu Rwanda muzamura abanyarwanda muri rusange ngo nabo barahari $30 ugafata umuhanzi umwe muri abangaba bazamuka ukamuterura ukamujyana urumva agakora korabo n'uriya muniga wa hariya akazindirimba gaca kuri Trace na za MTV urumva hanyuma akaba ari hano mu Rwanda ku buryo ejo muri gitaramo kizaba Nigeria akavanga abantu bo muri Afrika batwika nabaye hakabonekamo n'umunyarwanda niba hamagara abanyafrika bari trend hakabonekamo umunyarwanda nibwo tuzaba turi kuzamura industry yacu ariko se niba uri kujya gusese sha mwana nimukandishe nuze mwana reka nsoze ikiganiro nkubwira ngo mbwirira abakunzi ba Kigali 250 bakore subscribe na share and comment abakunzi ba Kigali 250 nkeneye amafaranga $1,250,000 ariko aba diaspora ko mwankundaga ubundi mwagiye barabaroze $1,250,000 mura nimero muri buze kuyashyiraho ni nimero ya Kigali 250 muraza kuyibona kuri YouTube urumva amafaranga muyashyireho dore rwose umwaka ugiye kurangira ejo bundi tumeze dushaka amafaranga dukeneye